Igicamunsi cyiza rero inshuti bakunze mudukurikiye aho muri hose kandi nizere ko mumeze neza cyane. Uyu munsi rero ndagira ngo tugire ibintu tuganiraho bigiye bitandukanye. Ubushize rero nababwiye uburyo ki umugore agomba kwirekuramo kugira ngo agire amavangingo, ariko hari n'impamvu nyinshi zituma umuntu ashobora kuba atagira amavangingo atari we ubiteye, ahubwo muri we ugasanga byamugendekeye gutyo. Nabahaye impamvu nyinshi zigiye zitandukanye mbabwira abagira ubwoba n'isoni, abagore bamwe na bamwe bagira ubwoba n'isoni kubera kutamenyera ibyo bintu, bavuga ati ndaba ndi kunyara mu buriri, ndaba ni akishisha. Hari n'abagore usanga babifata nk'ubusirimu, abo bagore nibo bantu tugiye kugarukaho. Wewe nkundira kuri subscribe, liking video, comment nziza, kandi ujye ukora subscribe ugiye gukanda ku nzogera kugira ngo ujye uhita ubona notification mu gihe twaploadinze video nk'izi ngizi. So ni ukuvuga ngo rero abagore benshi usanga muri iki gihe bavuga ngo ndi umusirimu wa nta mpamvu yo kunyara mu buriri. Ubundi abantu benshi babyita kunyara mu buriri, ariko wirengagije ikintu gishimisha umuntu. Abagabo benshi bakunda sex irimo amazi, kandi koko nawe waza kureba ugasanga ibintu bisawa. Uzi umuntu yakora sex kumva ibintu byizima birashwa, guys, biba ari sawa n'ukuri ntako bisa. So rero ni ukuvuga ngo abagore benshi mu bakunda kuvuga ngo ibyo ngibyo ngo ni ibyo kuvuga ngo ni ibitwangiririza uburiri, amashuka yanjye y'umweru azandura, amashuka yanjye azazamo ikizinga. Oya, iyo ari amavangingo ya original ntabwo hazamo ikizinga guys. Ikindi kandi uhita uyafata ugahita uyatarampa ukayafura. None se reka mbanze mbabazi, tugendera kuri ibyo ngibyo ngo turi abasirimu, rega muri iki gihe nta n'umuntu utari umusirimu uhari. Wamukura hehe? Ntawe. Bivuze ngo rero byanga byakunda no, niwifata ukagendera muri ibyo bintu ukavuga ati ngende umusirimu, njyewe sinshobora kuba nakora ibi bintu ibi n'ibi, njyewe yerere, bizatuma wowe muri wowe ibyo bintu wafunzemo umutwe bizatuma mbese nyine uhura n'akaga. Uzahura n'akaga kameze gate rero? Uzahura n'akaga ka mbere ko kuba umugabo azakwanga. Kandi buriya abagabo ukuntu bateye, ntabwo umugabo azakwanga akakubwira ngo ndakwanze. Buriya abagore tuvugisha ukuri kandi tukavuga iki turimo. Ntabwo umugabo azavuga ati ngenda kwanze agenda. Oya, azaguma aze. Iyo ari umuntu wikundira urugo rwe n'abana be azaguma aze, ariko hari ibintu byinshi uzabona byarahindutse kuri we. Ibiganiro byiwe nawe bizahinduka, kuzajya mukorana imibonano mpuzabitsina ni kwa kundi abagabo mbese baba barembye ariko mu ijoro atari bubone ukuntu agenda. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, uko yakwitagaho, uko buri kwezi wajyaga muri salo, uko wahoraga ushayininga amavuta meza, uzajya ubona ibintu bihinduka. Uko yaguhahiraga, niba gusigiraga inota ya 5 ku munsi, uzajya kugatisha sheri wanjye rero ibintu bimeze nabi muri iyi minsi, akazi karagabanutse sinzi biki, so agusigira 4,000 cyangwa 3, ugende nyine ubona ko hari ibintu byagiye bihinduka kubera ko hari ibyo gushakamo ntabibone. Ariko igihe umugabo nkunda nkanamukunda cyane, njyewe ntabwo nibaza ukuntu nakemera ko umugore anyima ibyo nshaka kandi mbizi ko yabibona. Kubera iki? Mugomba gukora uko mushoboye rero kugira ngo abagabo banyu mubashimishe. Muzabikora mute rero? Ugomba kwivanamo ikintu cya mbere cyo kumva ngo ngende umusirimu, njyewe ngo ntabwo ibi ngibi ngo nabikora ngo kubera yuko ngo byatuma ngo wenda ngaragara nabi, ngo byatuma uburiri bwanjye busa nabi. Oya, ugomba kumenya udashidikanya ko umugabo wawe ari cyo kintu gikomeye mu buzima kurusha ikindi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ugomba kumenya yuko mu bintu byose ukora mu rugo guys, icyo cyo nta n'ubwo abantu bajya bacyitaho. Gukoropa, koza ibyombo, gukubura, guteka, gusasa, koza abana, kubakoresha homework, kumenya ngo umuriro washizemo, kumenya ngo ibi byose, izo nshingano zose wumva ndondoye zigera hafi mu 8 ziba zikenewe cyane cyane ku bagore. Ugomba kumenya ko inshingano ya mbere yakuzanye mu rugo, wahaje nta bantu ufite, wahaje ibintu byose yabashaga kubyikorera. Ikintu cya mbere ni ugomba kuba
kubanza kumenya ko ari mu buriri. Kandi noneho wamara kumenya yuko koko ko iyo ari inshingano yawe ya mbere y'ingenzi, ugahita umenya ukavuga ati ngewe ubwo iyi nshingano umaze kumenya ko ariyo ya mbere kandi y'ingenzi, ngomba gushaka uburyo igomba kunogamo. Ese biriya bavuga kuko bibaho? Ese kuki ngewe niba bibaho ngewe bitambaho? Gatanu noneho warangiza iwanyu ukavuga ati kabisa noneho ngiye kukwemeza. Iwanyu ugatangira ukiyigamo ukareba video za Brenda zose ukazirangiza, ukagenda umenya ngo banywa amazi ikigero iki n'iki, banywa agomba gutya na gutya, bakoresha. Nagiye mbasobanura ndababwira ati hari naho nababwiye imishishiro n'intuzarugo usanga utanyara, ariko bitewe n'ama infection muri wowe ufite. Ama infection uzi ko atuma n'umwana utamubyara, ariko hari ibintu tujya tubabwira mukagira ngo ni blague. Ushobora gutwita n'indi ikavamo kubera infection, cyangwa umwana agapfira mu nda kubera infection, cyangwa indi ikavamo itageze kubera infection. Infection ku badamu ni mbi cyane. Niyo mpamvu rero dukunda kubabwira n'imiti yazo kugira ngo bibafashe cyane, bitume mwebwe ubwanyu mushobora kuba mwagira gute, mwagera ku byiza mwifuza kugeraho, mwagera ku byo mwumva mbese muri mwebwe ibidashoboka kumva yuko byashoboka, kandi koko birashoboka. Ariko mu gihe cyose wowe wumva yuko ugomba kwicara ugatuza, narigiye kurangiza ntayuye noneho. Hariho abantu bagiye bambaza impamvu nkunda kwayura. Ntabwo nzi impamvu, mba naryamye naruhutse. Ndi umuntu uryama amasaha menshi ku munsi nkaruhuka neza, umubiri wanjye ukagenda neza, kandi ndi umuntu udakunda kugira gute kwistressa cyane, kubera ko ubuzima bw'isi ndabuzi cyane bihagije, nta buzima ntaranyura mu gihe buriya. So rero ni ukuvuga ngo katwikomereze. Hari abagore nyine usanga batabyitayeho, ariko ugasanga bakabaye babyitaho kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza, kandi bibafashe kuba ubuzima urugo rwabo barugira gute, barubanamo neza n'abagabo babo. Abagabo babo impamvu nkunda kuvuga bino bintu nkanabyibandaho ni ukubera yuko buriya abantu babiri babo katwikomereze. Hari abagore nyine usanga batabyitayeho, ariko ugasanga bakabaye babyitaho kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza, kandi bibafashe kuba ubuzima urugo rwabo barugira gute, barubanamo neza n'abagabo babo. Abagabo babo impamvu nkunda kuvuga bino bintu nkanabyibandaho ni ukubera yuko buriya abantu babiri babo katwikomereze. Hari abagore nyine usanga batabyitayeho, ariko ugasanga bakabaye babyitaho kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza, kandi bibafashe kuba ubuzima urugo rwabo barugira gute, barubanamo neza n'abagabo babo. Abagabo babo impamvu nkunda kuvuga bino bintu nkanabyibandaho ni ukubera yuko buriya abantu babiri